Niba warigeze gutangira business cyangwa uri kwitangira cyangwa wifuza kuyitangira, hari ibintu byinshi umuntu atabona hakiri kare bigira uruhare mu gutuma abantu benshi bahagarika business mu ntangiriro yazo. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye gusesengura impamvu nyamukuru abantu benshi batangira business ariko bakayihagarika vuba bitagakwiye. Murakaza neza, ngiye gutegura nkanakugezaho nitwa Ernest. Ushobora kuba warigeze gutangira business wumva ko ari igiye guhindura ubuzima bwawe, wibwira yuko ibintu bigiye guhita bigenda neza ukabona amafaranga ubuzima bugahinduka, ariko nyuma y'igihe gito ugatangira kumva ibintu bitandukanye n'uko wabitekerezaga, bitewe n'uko abakiriya bataragana business yawe, bigatuma n'amafaranga adahita yinjira nk'uko wari ubyiteze. Mbega ibintu bikagenda buhoro buhoro ku buryo bishobora gutuma ugira ibitekerezo byo kureka iyo business. Aha niho usanga ikibazo nyamukuru gitangira. Si uko business bidashoboka, ahubwo nuko wowe uba utiteguye inzira nyayo y'uko business izagenda itanga igisubizo gahoro gahoro, kuko uba witeze igisubizo cya vuba ariko utiteguye urugendo. Reka tubivuge mu buryo bworoshye. Tekereza ko utangije iduka ricuruza imyenda. Umunsi wa mbere wumva unezerewe cyane kuko uba utekereza ko abantu bahita baza kugura, ariko ugasanga binyuranyije n'uko wari ubyiteze. Wenda nta bantu baje kugura kuri ya myenda yawe, n'abazaga baje ariko abenshi bazaga ari ukureba uko bimeze, baje no kubaza. Ikiba cyaza gukurikiraho, utangira kwibaza impamvu nta bakiriya uri kubona bagura ibicuruzwa byawe, ukibaza impamvu ibintu bitari kugenda neza kandi ubona abandi bigenda neza, wowe biri kwanga. Ariko kuri nuko ikibazo atari iduka ryawe, ahubwo nuko witeze umusaruro kurusha uko business ikora mu by'ukuri, kuko business nyinshi ntizubakwa mu minsi ya mbere zigitangira, ahubwo zubakwa mu gihe kirekire. Ikindi nuko muri kwa kwigereranya n'abandi, cyagiye ubona nk'abandi bacuruza nk'ibyawe, ubona babona abakiriya, mbega ubona ko amafaranga bari kuyabona kandi wowe ntayo. Nyamara usanga hafi ya bose baratangiye nkawe gahoro gahoro, bakishyiramo ikintu cyo kwihanganira business zabo zikagenda ziyubaka gake gake. Ibi rero birakumvisha ko uba ugomba kwihangana, byibuze ugatangira gusuzuma umusaruro nka nyuma y'amezi 3 kugeza ku mezi 6. Impamvu nkubwira ibi, hari abantu batangira business icyumweru cya mbere batabona abakiriya, n'icyumweru cya kabiri kigashira, n'ukwezi kukaba kwashira nta bakiriya barabona, ariko nanone bigaterwa n'ubwoko bwa business bakora. Aha rero niho abantu benshi bahita bahagarika bakareka business zabo, ariko ni naho business nyinshi ziba ziri gutangira gushinga imizi, kuko abantu baba ari bwo bari kumenya business ba nyiri business bakora buhoro buhoro. Iyo rero uhise uhagarika, uba witandukanyije n'igihe ibintu byari bigiye gukunda bigatangira guhinduka. Gusa hano hari n'igihe ubivamo atari umwanzuro wifatiye wowe ubwawe ku giti cyawe, ahubwo bigaterwa n'igitutu gituruka ku nshuti zawe cyangwa umuryango wawe, kuko usanga hari abakubwira ati biriya ni ibiki wishoyemo, wagiye mu bintu bidafite inyungu, bitazigera bitanga n'umusaruro, ariya ni amafaranga wagiye gutwika, uri guta igihe, n'andi magambo y'urucantege. Iyo rero uri umuntu udafite imitekerereze ikomeye, utangira kumva ko ibyo bakubwira ari ukuri, bigatuma ufata icyemezo cyihutiyeho cyo gutuma uhagarika business, kandi wowe n'umutimanama wawe wiyumvishaga ko ugomba kwihangana ugakomeza business. Ahangaha ugomba kumva ko business ari iyawe kandi wagiye kuyitangiza uyikunze. Nta mpamvu rero yo kugendera ku gitutu cy'abakugaragiye bituma uva mu murongo w'ibyo wari urimo gukora, kandi wenda byari bigiye kuba byatanga n'umusaruro. Niba ufashe icyemezo cyo guhagarika business, gihagarike wowe nkawe wumva ko uhuje n'umutimanama wawe. Ntukishinga urusaku rw'abantu bakugaragiye, kereka wenda abo bantu bahita baguha ikindi kintu wakora nk'akazi gasimbura ya business wari uri gukora, kandi bakajya baguha inyungu iruta iyo wari witeze kuzakura muri ka kazi. Nanone ukumva ko ako kazi bagiye kuguha ukishimiye kajyanye n'umuhamagaro wawe, nibwo ushobora kuba wakumva ibyo bakubwira. Ikindi nagira ngo nkwibutse, ugomba kumenya ko business atari inzira igororotse, ukamenya ko business isaba strategy cyangwa amahame kugira ngo ikure, kandi izo strategy zikenewe kugira ngo business ikure inyinshi akaba ari wowe ugomba kuzishyira mu bikorwa. Aha nimvuga strategy, wumve ibintu ugenda ushyira mu bikorwa kugira ngo business yawe igere ku ntego wifuza, nko kugurisha ku giciro gihendukiye abakiriya, gutanga product cyangwa service nziza,
kwamamaza ibicuruzwa byawe n'ibindi bintu bitandukanye usabwa gushyira mu bikorwa kugira ngo bizinesi yawe ibe yatera imbere. Ntukumve ko ugomba guhita uhagarika ibyo wakoraga kuko byanze, kandi kwangwa kwabyo wasanga biri guterwa n'ibyo utarakosora, nyamara ubikosoye ibintu byatangira kugenda bihinduka, bityo na wa musaruro wifuza ukawugeraho. Mu gusoza, ugomba kumva ko bizinesi atari inzira y'ako kanya, ahubwo ni urugendo rurerure rusaba kwihangana no gukomeza n'igihe ibintu bitagenda nk'uko ubyifuza. Abantu benshi batangira bafite inzozi nini n'ishyaka, ariko bagacika intege vuba iyo batabonye ibisubizo bari biteze bidahise biboneka. Iki gihe rero si icyo gutsindwa, ahubwo ni igihe cyo kwiga, gukosora amakosa ari muri bizinesi no kumenya neza uko isoko rimeze n'uko wakora neza kurushaho. Guhera uno munsi, nyuma yo kumva kino kiganiro, cyane cyane wowe utangiye bizinesi vuba cyangwa wifuza kuyitangira, ugomba kumva ko udakwiye guhita uhagarika bizinesi kuko itari gutanga umusaruro ako kanya, ahubwo ukamenya ko bizinesi ari urugendo ugomba gukomeza intambwe ku yindi. Niba ugejeje kino kiganiro hano, ibuka gukora subscribe, like, utange n'igitekerezo cyawe muri comment. Mukomeze kugira ibihe byiza.